babigize big deal kumva babigize ibintu by'ibitanje sibyo wowe ubyikurikiranire ntongera kumugira ibindi bintu mbazo ngiye kumara ukwezi najya mu kazi uri kumva umva ndavuze ngo icara hano nzaramuka nongeye nsanguwe n'agatesi muri gutongana uri kubyumva neza muzambona nako ni wowe uzambona aho kugira ngo ugende ko abari cyo ugenda gusa nkwinyame mbesire ariko nuko Imana abanyarwanda baranse n'abanyarwandakazi ngiye Chantal okay genda wijugunye sinzi no kutari kunyumva genda wijugunye nureba nawe uzarusohoka musigara mamana yanjye ibisigaye biba muri runo rugo niba nzasara nkirukanka kuri uno musozi niba bizagenda ute simbizi kandi nkora amafuti iyo ndi kuvugana na shangazi mubwira yuko ibintu hano mu rugo bimeze neza ariko intambara turi kurwana nazo zakuruwe na David ngo niramukire ngo ni Kanani ariko nshaka kumenya niba koko Chantal yarifasha akirukana agatesi muri ino nzu ubwo se yaba yishinjikirije iki se niyo yaba yarasezeranye na David mu mategeko yemerewe kuza kudukura mu mitungo ya data na mama oya ntabwo bishoboka Chantal mva mbese n'agasuzuguragira si ubu tuvuge yuko atari kunyumva Chantal ibindi byibwira ariko mana we wapfuye yarihuse koko babivuze ukuri mpawukara icara aho ngaho ese agasuzuguro usigaye ugira wakigiye mu koko Umusige naguhamagare tuvuge yuko nari ndi guhamagara wari gukora iki nandi mu mirimo nandi koza amasana mubona ko ntose ko nahanyuze se nakubonye ubwo yinjiye narahagera hakureba ngenzutswa n'ukuntu ngeraho ukigira umwana mwiza uri kumva nta kintu kimbabaza nk'icyo ngicyo ubundi ugenzwa n'iki muri runo rugo umbwije ukuri ntacyo pe none siko naje ntabwo bizi nawe iyo kanzu se ko nayikuziho waje nta myenda ufite wikuye sinzi nimba ari ubwo yibonye ariko niyo David yampaye ite David hano mu rugo cyangwa n'undi wo hanze umusaza David se asiga kugura imyenda twanzanye imyenda kubera ko nta myenda afite bishatse kuvuga ngo ibyo Gatesi ejo bundi yambwiye nibyo ese we n'Agatesi ubundi mufite njye ntacyo mupfana buri gihe uko waje gusa turatongana kubera we nyine icyo kintu gituma mutongana nicyo nshaka kumenya baraza akampuka akambwira amagambo mabi nyine Gatesi ntagashobotse wowe urashobotse kugeza aho wifata ukifata ukabwira Gatesi ngo nasohoke muri rino nzu ese muri makeya ubundi nyine ngenge nibaza ubundi ni igiki cyakuzanye muri runo rugo ko najya nanatekereza ko Kanani ari nawe wagutoraguye hari ikibyinshi inyuma we na David rero nshaka kukumenya oya ntacyo se muzamagara Kanani azaza gusobanurira Kanani reka tuvuge ko atari cyo kibazo gute wowe wifata ukabwira ngo Gatesi ngaho kugira ngo usohoke niwe wasohoka mu mitungo ya se na nyina iwabo umwana w'imfubyi uri gukomeretsa yagwenda nawe wanyuze mu buzima butakoroheye wenda nawe bitewe n'ubuzima wambwiye nawe wanyuze mu buzima butoroshye ariko ntabwo wakagombye kujya muri runo rugo ngo witware gutyo wigira umuntu urenze ngo ngwike ese ubundi we na David gute David yifata akakugurira imyenda atatugishije inama kandi akoresha amafaranga yacu ntabwo ari uyafite uburenganzira gusa nasubiye ikibazo n'ingeremo cyangwa ikibazo ni kuba atarabibabwiye David nawe ibenda nawe ni ikibazo ariko ngiye nshaka kumenya uri muntu ki muri runo rugo ushaka gusohora abo warusanze nje nta muntu nigeze nshaka gusohora amaho nawe tuvuge ngo Gatesi ejo bundi yarambeshye ni amanyanga nuko akwanga yego ubwo wenda niyo mpamvu ariko ngiye mubwije ukuri nta cyatuma namusohora nese kubizi wowe ibyo bintu byashoboka ngiye naje hano dusora umwana wo muri uru rugo hano ibyo ngibyo yaba ubizi nawe nuba warabikoze gute wohereza Gatesi mu gikoni uhari wenda tuvuge ngo yabikora igihe abishaka
erega ejo bundi waramututse mugira naho mwenda kurwana ngiye mutuka ese kuki mutubana kandi muri abakobwa okay mbanze mubwire maho sibyo reka tuvugishe ukuri ngiye Chantal ubundi bwo ibyo byose uvuga bya David urumva byabaye intambara bya David Chantal yabaye umuromururu bugu usanze bibaye biba ngo nguke umvanze mu mutwe ibiki ibyo kujya mu cyumba gukora etide ibyo kukugurira imyenda noneho ngasiga no kugura imyenda irenze ya Gatesi ayo nayo narayamenye reka mubwire shiri wanjye ubwo ndakubaje nyine bibaye biba wisuzugura ntabwo ndi shiri wawe ntabwo nasuzugura shiri wanjye ibihe biba kubujyana na David mu gihugu yego kuba kugurira imyenda atatugisheje inama ubwo nyine usanze uri umugore wese ese ndi umugore uri gupanga kuzaba wese ntabyo mpanga nicyo cyakuzanye muri runo rugo se reka ko nzi ko nta mugore n'umugabo wo muri runo rugo tuvuge ngo wenda waje kubasenyera niki cyakuzanye hano ubwiza ukuri maho ibyo byose uri kumbaza ntakubajije nanjye usanze bibaho cyangwa usanze ibyo mvishe byose reka mbanze nkubwire wikomeza kunkura ugutora uri kubyumva neza ibiki bibaho bibera hano ahubwo ni ibiki bigomba kubera hano nazi reka mbanze nkubwire ndabizi neza wenda nirengagije byinshi nabwiwe igihe wageraga aha ngaha kubera ko nabonaga uri umwana mwiza witonda gusa ubu sinzi ko nakongera gupfa kukwizera kuko uri umwana mubi cyane njye ndi umwana mubi wakicaje musaza wawe akabikubwira neza mbese niba umusaza wawe utabikubwije ukuri David si wowe wakohereje ngo ubwire Gatesi ngo ave muri runo rugo njye nabimubwira bihagaze neza ko nabimubwira ikibi kizaba kuri Gatesi we na David muzakirengera ikibi kizamuhaho gitese kumubwira ngo asohoke hano ubundi sibye ko muri wawe ari umutesi numuvuge nabi kubyumva neza ubundi nawe ari amaraso ya mama na data we ntacyo uri cyo hano kuba twaragucumbikiye ntabwo biguha uburenganzira bwo kudusanga hano ngo dusuzugure ikindi kandi nureba neza we na David murasohoka muri ino nzu kuko uburyo muri kwitwaramo ntabwo bukwiye habe na gato njyewe wowe nyine njyewe akuze ikintu ngiye gukora kanshaka uburyo mvuganamo na Kanani kuko nta nubwo nakizera ko David yakuzanye biturutse kuri Kanani okay mawo ndikumva babigize big deal ndikumva babigize ibintu by'ibitanje sibyo wowe ubyikurikiranire ntongera kumugira ibindi bintu mbazo ngiye kumara ukwezi najya mu kazi uri kumva umva ndavuze ngo icara hano nzaramuka nongeye nsanga we na Gatesi muri gutongana uri kubyumva neza muzambona nako ni wowe uzambona aho kugira ngo ugende ko abari ugenda gusa mwinyame mbesire ariko nuko Imana abanyarwanda baranse n'abanyarwandakazi ngiye Chantal okay genda wijugunye sinzi nuko utari kunyumva ugende wijugunye nureba nawe uzarusohoka mutusigare shamana ndabera no kuri kwimana ariko gati warasaze aho ni byo mubireke pum Chantal arabyaza ngo aragira ute ntuka ubundi wozi ibyo mbona ndivuye tuganire mana uzi ukuntu yumbuye kuganira nawe nta makuru ufite ndakubwira ngo nta makuru ufite uzi ibintu biri kubera muri uyu mwana yamurite ese wowe imbere ko nica mwana twinjye rwose ngeze wari uri ibi bintu nyine rero ibi byose ni njyewe ugomba kubikora Chantal yarigaritse nawe muri kama mbishyizeho aho wiyicarira twiganira nta makuru ufite nta makuru ufite uburi nawe uri kuntera umujinya ahubwo ndakubwiye ngo nawe ndumva umujinya nk'ugufitiye ariko uzi ukuntu nanjye maze gukora maze imirimo ya hano mu rugo ninjye usigaye uyikora nagatekeye nagize ute ibintu byose njyewe hari ibintu ntabwo uzi ko wowe nta makuru ufite wari umaze iminsi ugenda Chantal uramwibuka none se iriya karasheka nayibagirwa uzi ibintu yakoze uzi ibintu noneho yambwiye wowe uvuga ngo David ngo arakudihana kagira inkuru rero yarambwiye yaranutse umukobwa yari ari kuvoma nsanga yanyambariye imyenda ngo nindaye yakanzu mahoro yari yanguriye nshyashya ntarambara urumva ibyo bivaho
undi munsi nsanga nyambariye indi myenda kumva ari kuvoma ndabimutsoka mbimumaza nari nabuze icya gitenge cyane ni nabuze ikintu njyana muri douche nsanga yanyambariye imyenda amazi ati ninde wayiguhaye ngo ni David buretse wumva kuri kwihuta ngo ni David kumva noneho ndamwihora ndituriza ndavuga ati se gute David afata imyenda yanjye akayiguhereza nyumva ngo itonde ngo kuko ngo ubwenda bwawe buraciriritse yambaye ishati kumva ngo David noneho yanguriye irutiyo yawe y'ibihumbi 100 imyenda y'ibihumbi 100 ngahe n'amahoro arifata aravuga ati ngo imyenda yawe iraciriritse iri hasi iraciriritse man ngo David yamuguriye indi myiza yana kwambariye imyenda myiza gusa nta n'isoni afite 100 nawe utarayambara n'amahoro niyo David yamuguriye cyane Yesu Kristo we surprise umwese none se David ari ikintu yari yakuzanira hano wese niki yari kuzanira Yesu Kristo ariko mwana David aratunaniye rero reba kwishuri karagashano n'izina ry'Imana agenda kwica itonde wumva kuri kuvangura kica utarumva noneho ibyo yakoze ibi bintu naga arangije ahita ambwira ngo fata aya mazi mvuye kuvoma arikumva ugenda uteke ujye mu gikoni uteke ndaba ndi muri salon uzanira ibiryo kumva ibyo ndavuga ati wa mukobwa uruzuye uri muzima ubundi bite byawe mbese usigaye usuzu wowe muzanira ibiryo mu rugo rwawe ni nako kari kavuze ngo woze bino byumba none uri kumva umukobwa muzima uri kumva arangije ibyo reka tubyihorere singize gutya wumva ati n'undi munsi uzanye kunyambarira imyenda ugenda imese uyibika ngo n'undi ubwenda bwe buracitse ngo kandi ikindi ndavuga ati nyamara ugomba kurusohoka amahita ambwira ngo aho byandusohokemo wowe ugiye kurusohokamo ndusigaremo kandi ugomba kuva muri uru rugo ugiye gusohoka mu rugo hano iwasigare mwahanga ni igiki ngiye no kwisohokera muri uru rugo ugiye gusohoka mwahanga reba imirimo kubera karagashana none ahubwo uko karasohoka reka nize mwere na David nawe nabyivangaho mu ndakubwiye ariko David ngo yirirwa ngo ankanga none kuri sister wanjye ndavuna kabisa narabimubwira kumva narabimubwira ko byagenze mahoro yakubwiye guki yete gusara ahubwo nawe uwo mukobwa mahoro yahita ambwira ati nawe mufitiye surprise buri wese wo muri uru rugo mufitiye surprise we uri kumva none yese noneho wowe bazaguteka bakwica ahubwo inzu nyica simenye gutya ngo ugiye gusohoka mu rugo bakubanga ngenda giye baye ahubwo umbangamira nta oya ese gatugiye ugiye ubundi wowe warasaze ahubwo ejo nzamesa usohotse mwanga ngo nukubera kara kanoza ngo nuze David yewe yonje nditekera mwikoropera kandi kinyambariye imyenda uzikatana yimesa ndayimesera imyenda yawe ubwo naza gutera indwara ahubwo tutazabona iturutse sibyo nababwiraga mukabipinga mbere oya ngiye ntabwo nabipinza ahubwo ni mahoro wabipinga wagiye muri etike hari ibirwara bivoma nyambarira n'ipantaro nk'ubwo nawe byibaza uzi n'ikindi gate iki ngereka nkubwiza ukuri David ngewe none ubu ngubu ndamuhagurikiye ibintu yikoze ngo karaga kobwa ngo umuntu ukavuga reka bagwita nzuraza kuri simwatangiye muvuga ngo umwana mwiza uye ngo bigire mu mwoga tese mbwira ngiye ibintu byo muri rugo narabyihanganiye ariko aho bigeze ngiye noneho kuba umuriro wari wabona umuriro n'amazi ukuntu bigenda uzahube nasohotse nabi ngiye kuba umuriro ubwo myanga ihangana ho gato ihangana ho gato yambabarira na mwenda ngicambara mwiza yose yarayicupe uko nakundi ingegera yakinjira muri runo rugo ngitangire noneho kudufata ngo tugire iki itugire ingaragu zayo umvishe neza ubu ni ubukoroni twaraburenze umva papa na mama badusigiye no bituma ngo tuyibemo neza dutuje tumeze neza mvuye mu ishuri imyenda banguriye yose umukobwa araje ayigemo turararana mu buriri njyewe nijoro David nsigaye mubura nijoro undi buriya basa bari mu cyumba cya David aba yagiye rirashano ntabwo hari igihe nicuye ejo uya njye ibyo ngibyo nta n'ikibazo ngibifiteho kuko njye narabimenye ibyabo njye nta kibazo ngibifiteho David njyewe turumvikana rirashano nimba ari uwiri ritungamo mwana arisohora ajya kuritungira hanze cyangwa se abazabanira ahangaha simbizi ibyabo usigare muri ino nzu nta muntu ukubangamira n'umutekano wawe kandi uri mu biganza byacu twese ko turi abavandimwe bawe duhamagare mahoro tubimubwire reka ngiye muhamagare sibyo
mahoro we Niki? ngwino hano banguka kandi nonaha naniriwe uzi umunaniro mfite kandi mani njye ntabwo mama muri kubyumva ntabwo twihangane mubwire uretse mahoro abanza mahoro nawe yari numva inyamitumva ubu ngubu igihe wamuhamagariye rero ntabwo numva batumva ni muzi iyo bari izi mfunguzo mama mwajugunya hano mu kanya muraza kuzibura wese mushaka muzibure ko ngiye kwigendera se umuriro se washizemo mahoro ngo ni mumbwire mahoro Jackson banza mbwire ibintu numvishije ahangaha Gatesi amaze kumbwira nuko numusanze mu byumba ari koza iriya nyatsi ngo ni umukozi bazanye mwahangaha iryamyemo wariya uko mbibona nawe niko ubibona mva mbwire Jackson nawe Gatesi iki nyine mumazishije imirimo oya bawitonze mumaze iminsi muvuga ngo mumbwira ibibazo byanyu nkabyirengagiza nubyumve simbyumve ariko ubu ngubu aho bigeze siko bikiri noneho ndi kubyumva ndi kumva uburemere bwabyo uri kumva neza ntabwo nari nsanzwe nirirwa hano ariko ubu tuvugana hashize umwanya muto maje guhamagara ko ngiye kumara ukwezi ndi hano muri runo rugo dutotezwe na musaza wacu twongerweho n'umugore we niba ari n'umugore nako n'umugore muzi bimaje kumbaho se wese ka nawe se mwicaye ahamahagurutse nyine muzi bimaje kumbaho umukobwa mana we mbega agasuzuguro Gatesi we Chantal asiga afite agasuzuguro karenze Chantal yifate uri kumva mureke kunsekera nawe se byakubaye mureke kunsekera cyangwa batimba muri kumva umukobwa muzima yaje muganiriza neza nitonze ndi kumubaza byawe ndi bambwiye ejo bundi rukumva uza kambayeho yankize hejuru anyije njya kumva aravuze ngo ubundi se ngumaho ngo ubundi ibyo ngibyo byose ngo muri kumbwira ubundi biba yari byo ngo wabikora iki ako ni byiza maho ni byiza ibyo ndamubaza se ni byiza kandi ibyo nibyo uri kumbwira ibyo kwirukana Gatesi muri runo rugo nibyo uri kumbwira ni ibiki uri kumbwira ngo nanjye ndi kukubaza ngo bibanye ari ibyo byose uri kumbwira wabikora cyane uzi byandenze buri kintu mbikoraho ntacyo byakurenzeho maho mubwira akantu nakwibwirira uzi ikintu namubwiye se ahubwo namubwiye uti nureba nawe na David ahubwo niwe murasohoka nyine mubwira akantu nakwibwirira ahubwo njyewe ariko ndenga hari iryanaye mu gutwi ngo mahoro ahubwo nureba nabi nawe uzasohoka reka mubwire rero mahoro sibyo nari narakubwiye ngo nawe bizakubaho rero kirukuri ubyakire gutyo uzasohokamo barusigaremo ariko ndabiyamye ngiye se ko ngiye imitungo ni yande uzankurikira niko niko navugaga iyi mitungo ni ahubwo urabura kujwibuka si ya data na mama bazakujwibura bajya gupfa babiraze Chantal oya narakubwiye ngo nuza Chantal nakwiyereka ni David azakwiyereka asigaje David ni kujwibura uba witonze aho uzirebe mubwire wigira injiji ngo David si yayikora ubusare gukora ibiki ari gukora ibiki wo n'iriya nyatsiyera muziki igiye kuba yewe ndasohoka mbere bataramubita Gatesi ndagukubita ahubwo bikiri kare ndagukubita ngaho vuga muzi ikintu tugiye gukora ngende kumva nanisonze ariko uri kumva abo tugiye guhamagaza ibiryo ntaho nabatekeye amakuru watetse ariko se waruye mfite amakuru ko abari kwarura nabo mutebeye kuko hano tuhaba turi batanu David na Chantal umubano watangiye ureba umukazana tuzaniye yine nawe ureba umukazana uriya n'umukazana nyabaki Jackson mwiyame none si ibyo mvuga ndabeshya nawe nsekere uranyumvira ibyo mvuga ndabeshya mwitone mabwire ukuntu tugiye kubigenza tugiye kubitwaraho neza yareba ye uri kumva tubigiraho abana beza uri kumva nyine tubanze tubihorere tubereke yuko twatuje ducishe makeya batuzane ibiryo turye tunaganira twirengagije buri kimwe ariko ikizakurikira nyuma mu kimbaza ako ngiye bino ukuri turi kuvumbura ibi biryo ngiye ntabwo mba mbyizeye baduha kuko bamaze kutubwira ngo tuzasohoka abona bari badusohoye David ntabwo yaturegera abavande David bamuhaye uburozi uriya mukobwa David bamuhaye uburozi baramuroze baramutamitse Imana ishoboye byose Imana ishoboye kandi niyo byose waburya wabuka
wakora iki Ako twakira. wowe wenyine ubwo iwanyu utukibebe noneho muzi ikintu kimbabaza ejo navuganye na shangazi mubwira ukuntu tumeze neza na eme ariko natekereje stress ziri muri Ubundi runo uriya mwana namenye ibi bintu biri muri uru. ariko ubundi eme ko nadaheruka kumubona mwamutaye ndabiyamye cyangwa nabo eme baramujyana yaje nasigaye yiga n'ahatanga Asigaye bwije yiga. ntabwo uba uhari nawe rwose sinzi byiwe uriya mwana ariko ngiyeyo runo rugo nawe uzibeshye ubimubwire oya ntabwo Erega zabigiye imenyera. Wabona Chantal yaramugiriye Chantal nabi. Chantal ni dayimoni ni shumureta byakugeze. arya imitima y'abantu abumvisha ibyo nababwira rero ntihagire umuhamagara umwe muri bo batuzanira ibiryo Wewe wabi. none se Tumize ibiryo ariko dishonje. nawe mwagira umwe ubahamagara Reka twe baradusuzugura Ubundi watu. se Inde basuzugura ariko? ntabwo baba bari kureba Chantal naje zana ibiryo twirire. Chantal yabaye Chantal muri uru rubuga mwirirwa muhamagara ubundi mwazahiye kumuzanye amasahani atatu mwebwe kuko mutazi ngo muri hano twe tugiye kurira hanze mugiye kurira he Yesu Kristo numva ntabwo bibareba ntabwo bibareba atangiye no kwica mu icyangombwa ni murye nimutarye mubyihorera ari iki Mwabikora igimwe. ngereka mubwire David Aniso uwo murizo wawe nzawuca witonze icyambo nta mujombo yifushe iti njyewe David nzamwica Reba ngo nakariya ngo ntabwo bitureba mani. natagiye kwica mu muryango noneho kandi reba na Yeme nawe yatinze Yeme ubundi wari hehe ariko Yeme naza wenda iriya ngegerera apfa gucururuka iriya mbobo gusa Nge dore uyu we yumanye na telefone. We mwiriwe umuhungu wanjye aratashe sha meze bite se sha ishuri se byagendaga sha ishuri byagenda Chantal zana urundi mwana mugisiga mu cyumba kuko nuvuye mu cyumba hafi waje kare nawe ahari uyu munsi natashye kare uneseme urari Chantal genda uzane ifoke Chantal genda uzane ifoke tuti ahubwo se yamwaru ni umurozi Chantal ni umurozi umuntu warura akibagirwa no kwana ataha n'umwana ibyo se barakubwira ngo byo ntabwo. Gatesi Jackson uyu mwanya tugezemo ntabwo ari ukuvuga ubwo busa bw'ubugambo ni umurozi mwana Chantal Twirire mani. Twirire. ibyo ngewe nabigira hanze uryeho numve nimba nawe Impembere. Akuze kuze. oya nako mabona namanza ryo Maho banze. Chantal dirire Jackson ko twaye ibiryo ntuzaragaragara ari gusangira nta bimeze bite shuri byagenda neza nuza aho bayo wanyuma nzagukoma nuza aho bayo wanyuma nzagukubita ni inkonji ako nibyo n'ubu wambaye nzakugurira biswi yo ku gati umva muryango yo ku gati mutangiye kwica mu muryango nta n'isoni Emerite. tuzasubira iwanyu ryari sha iwacu uri kumujyana hehe uri kumujyana ibibazo biba mu muryango uragira ngo uvange n'umwana Eme. Byakiriye. umuryango wagira ngo waba mukaranga muri mitima mwatetse mama mwange mwatetse ibitunguru bidahiye ihangane none se mfa tuzabirira ibihorere wowe bariya gusa njye ndabifitiye sibyo abantu batatu bose urececeka bariya n'abavandimwe banjye ndabazi uko bateye ntumvishe n'imijinya yabo bagira wenda yizi gusa wowe tuza rero don't worry sibyo nta kibazo rire ariko uzongereye sibyo tuzajya mu cyumba ryacu imiziko mikubwira David ntukize n'ibya mbere ugiye kugera kwa bya kabiri ibya kabiri se bigeze ntabwo twakongera tukajyamo twatunga bagiye ngaha ki ariko ibintu ndetse bibonye ikintu cyava murakiza si wambwiye ko bazi se uzi gatese bibonye
akira nawe nanjye mananjye mani Santa n'umukozi ntabwo aba ari byo kandi nukwirira njyewe n'abagiye akira Ndebe kumenya tureke ubwo bugore tugira rero tugira dore wanshuti Tari morera mama Tibonje nawa kumbuza morera mama Gibihe kugusaza ninde wenda kugusaza nawe ariko mwangize igipfamatwi icyo gipfamatwi Chantal wenda kugusaza Chantal ibyo bintu ndabivuze iza amahirwe ngasanga hano njye ndavuze ngo Chantal yenda kugusaza ibyo nta nubwo bindeba bazagusaza cyangwa kwirukansa ku musozi kizimanuka atazasubiza twese Negora ariko mwese ubundi ibyo bikureba yiye nese David akubura ingiye bazasa nyine tubyihorere uzisarire disibe nta kibazo rwose mwana wa mama uzisarire kubera Chantal none se umeze ute ndawo meze neza ndikumva nishimiye uyu munsi cyane washimishijwe n'igeze aha ni byiza umva ni ibintu byinshi ku buryo natabasha no kubona uko mbikubwira ariko nyine byumve ko nishimye okay ntabwo byanungura cyagushimisha ubu ngubu nagikeka uyu munsi ntabwo twaririye hamwe ku meza wasangiye na Chantal asundi maho ubundi mubase ubundi njye nicyo kintu nashakaga kukubwira ubundi nimba umuntu abazaniye ibiryo mukarya amasahani se yari yuzuye umubare kireka uriya mwana uvuye ku ishuri akaza akabura ibyo kurya agasangira na Jackson sibyo amasahani se yari yuzuye nino reka tubare naho amasahani yari yuzuye ubundi ibindi bisigaye biba bibareba okay nyine ntabwo biba bitureba David ariko nyine icy'ingenzi ntabwo ari cyo kinyicaje hano ku ntebe yawe aguza nyine ni ugenzwa n'icyumundo ikinzanye ngenda niviriye ku muhanda kugura amayinite musanga hano so rero reka mubaze ubundi David uratekereza gute mu buhe buryo none se reka mbanze mubaze ubundi wowe nakana nimujya kohereza Chantal hano muri runo rugo mwatekereje kuri risque zizahabera ntabwo uri kubyumva nabyumvishe nsobanurira aho umva twarabitekereje neza turavuga ngo bawitonze gatoya aho umuntu wo hanze y'urugo tutazana umwatoraguye tutazi iwabo tutazi ntacyo tuzi usibye kuba tuzi ko mwamuzanye hano nko kumufasha ariko ubundi ushaka kumenya ukuri ariko uri kumva uba witonze gatoya icyo ushaka ndakizi ngo mbwira njye na Chantal ikiri hagati yacu ushaka kukimenya nshaka kukimenya gira vuba ahubwo ushaka kukimenya